ujya wumva bavuga ngo byose ni bimwe, ngo nta tandukaniro. Birashoboka ko umuntu yiga amashuri abanza, ayisumbuye, kaminuza akayiga, akayisoza rwose, ariko wamubaza uti itandukaniro ni irihe? Ati ndumva ntaryo. Birashoboka koko, kandi si uko atari umuhanga, kuko hari n'ubwo usanga ari we wabaga uwa mbere kugeza ashoje ayo mashuri yose. Ibi rero iyo uvuga bisanzwe koko wagira ngo aya magambo asobanura kimwe. Ibi ni uko iyo utanze urugero, akenshi muri benshi bamwe bumva rimwe muri yo, abandi bakumva irindi. Reka mbaho urugero mwiyumvire, nawe utubwire, ese uri kumva harimo irihe? Iyo wumvise umuntu avuze ati iki si ni umunyabwenge, wumva iki? Bamwe bumva ko azi ibintu byinshi mu byo yize, cyangwa bakumva ko yize byinshi. Abandi bakumva ko ari umuntu ugira ibitekerezo byinshi. Ese wowe uri mu ruhe ruhande? Ubyumva gute? Utwandikire muri komantere muri iki kiganiro, utubwire uti njyewe kuri urwo rugero namwumva iki, si namwumva kuri uru ruhande. Ugenzuye wasanga ibi byose bijya gusa. Iyo niyo mpamvu tugiye kureba bimwe mu byo aya magambo ahuriyeho. Nibyo koko aya magambo ubwenge n'ubumenyi afitanye isano, afite ibyo ahuriraho. Mbahaye ikaze mu kiganiro ubwenge n'ubumenyi. Njye ndi Joseph Patrick. Ubumenyi burimo gusobanukirwa ibintu. Iyo wamenye ibintu neza urumva ko ubisobanukiwe. Ubwenge burimo gufata ibyemezo byiza mu buzima. Birahurira ku kumenya ibintu ukabasha kubifataho ibyemezo ariko byiza. Ubumenyi umenya ibintu ukabisobanukirwa, n'ubwenge ukayimenya, ariko ubwenge bukongeraho kubifataho ibyemezo byiza. Ubumenyi ushobora kumenya ibintu ukabikoresha uko wiboneye. Urumva byose uramenya. Ubwenge bukongeraho gufataho ibyemezo byiza. Ndetse ubumenyi buguha amakuru menshi atandukanye. Ubwenge bukaguha uko ayo makuru uzayakoresha mu buzima cyangwa ntuyakoreshe. Aho murumva ihuriro ririmo amakuru n'ubwenge buba buriho amakuru. Ubumenyi ni igikoresho cy'ubwenge, kandi ubumenyi ntabwo bukenera ubwenge. Bivuze ngo nta bwenge na buke nta bumenyi wagira. Birumvikana ko ubwenge ni mukuru w'ubumenyi. Uzi ko ubumenyi buguha kumenya ko ikintu ari ukuri cyangwa ari ikinyoma, ariko ubwenge bukaguha kumenya ko ikintu ari ukuri, kandi bukaguha no kumenya ko gikwiye. Ikintu urakimenya ni ukuri, ariko ukongera no kumenya ko gikwiye. Gishobora kuba ukuri ariko kikaba kitari gikwiriye. Murumva icyo kiyongeyeho kumenya ko gikwiye. Aha niho umunyabwenge yitonze amaze gushishoza yagize ati ukuri kose si byiza kukuvuga, kandi ngo si byiza kumenya ukuri kose, kuko ngo hariho n'ukuri umenya ukakuzira. Murumva ko ubwenge buhishe byinshi, ariko se kuzira ukuri bitwaye iki? Aha naho mushobora kwibaza. Ngaho namwe muri abanyabwenge, nzi ko iki kiganiro abagikurikira mwese muri abanyabwenge. Ikiganiro ubwenge n'ubumenyi ntabwo wagikurikira utari umunyabwenge. Ubaye unagikurikira nawe byakubera isoko yo kuvumbura ubwenge bwawe utaruzi. Burya ngo hari ubwenge bwihishe, hari ubwenge umuntu agira ntamenye ko abufite ubwo bwenge, ahubwo hakaba ko buzamenyekana bitewe n'igihe ndetse bitewe n'aho ageze. Buriya ngo dukunda kuvuga ngo abantu baba mu cyaro abenshi ntago babafata nk'abanyabwenge, ariko ahubwo buriya haboneka abanyabwenge benshi ndetse nabo baba batazi ko ari abanyabwenge. Ibyo biterwa n'aho bari, aho bari, igice cyangwa agace baherereyemo bituma bwa bwenge bwabo butagaragara. Aha rero nawe ushobora kuzavumbura ko uri umunyabwenge binyuze mu gukurikira iki kiganiro ubwenge n'ubumenyi. Ubwenge burimo ubumenyi bujimije, niko navuga, kandi bugenzurwa na nyirabwo. Ngubwo ubwenge, ngubwo ubumenyi. Muri aya magambo murumvamo byinshi bihuriyeho. Njyewe ndi Bakunda Gusenga Joseph Patrick,
mukore subscribe, mujye musharinga iki kiganiro, mukore comment ndetse muduhe ibitekerezo n'inyunganizi, ndetse ubutaha mwe mwatugezaho ingingo mwifuza ko twavugaho mu kiganiro ubwenge n'ubumenyi. Tubahishiye byinshi. Murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza.